ni ukuvuga ngo mbanyuriyemo urugendo rwose kuva utangiye YouTube kugeza wapurayinze kuba monetization cyangwa gutangira kwinjiza amafaranga n'ibya Google AdSense kwakira pin cyangwa se iriya verification pin iva muri Amerika, kugenda ukagera ubwo wakiriye amafaranga akagera kuri konti yawe ya banki cyangwa se niba ari mobile money akakugeraho. Kugeza uyu munsi ikibazo gihari nk'iyo ugiye kuri YouTube ukandikamo ngo cyangwa se ukagerageza gushakisha hariya dushakishiriza amakuru, indirimbo, amavideo, amakomedi ndetse n'ibindi bimeze neza, iyo wanditsemo ngo ni gute byonyine uhita ubona imitwe cyangwa se amatitire azaganisha ku buryo washaka amafaranga. Urugero wanditse ngo ni gute washaka cyangwa se wakorera amafaranga kuri YouTube bihita byiyuzuzaho. Rero ikibazo uyu munsi gihari ni ukuvuga ngo ni gute wakorera amafaranga kuri YouTube. Hano tugiye kureba uburyo bushoboka, ntabwo nje kukubwira ngo uri bushore 2,000 ngo uhite ubona 4,000. Oya, urasabwa mu byo urasabwa nta kintu na kimwe kirimo amafaranga, ni ibikoresho ahubwo wowe uraba ufite, kandi wowe uri kureba ino video ndahamya neza ko ibyo bikoresho ubifite. Turarebera hano uburyo YouTube, uburyo umuntu ayikorera amafaranga, uburyo yinjiza, ese bahemba amafaranga gute, YouTube igatwara angahe, ugatwara angahe. Abenshi akunze kuvuga ngo ni kuri views 1000, niko binameze. Ese bica mu zinzi, aza kuri mobile money cyangwa se aza kuri banki yawe, ese bigenda bite, bamenya ko ariwe bayohereje gute, kugenda mpaka kugeza noneho ugejeje ku mafaranga cyangwa se ku madolari uba wemerewe kubikuza n'igihe wageze muri monetization cyangwa se icyo twita kwemererwa gukoresha ads cyangwa se kuba muri YouTube partner program. Iyo umaze nabwo kwibamo hari urugendo. Rero urwo rugendo rwose tugiye kurucamo kuko ibyo byose nabinyuzemo kugeza neza ahanyu. Niyo mpamvu rero tugiye kubitangira neza. Wowe ugeze kuri YouTube channel bwa mbere, kanda subscribe ufungure zigera tujye tubana kugira ngo video nk'izi z'ubwenge zitazigera zigucika ikindi gihe habe na gato. Wowe hasanzwe kandi nawe mushyashya nanone, kandi like share ukikora nyuma video ubonye yagenze neza, na comment ukaza kudusangiza uko imvamutima zawe. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. No kuvuga mbere na mbere kuri YouTube, iyo ugiye ufite telefone yawe, ufite na internet, ukaba ufite na Gmail account cyangwa se Google account, ushobora no kufite computer aho kugira telefone. Ibyo bintu bitatu byonyine bikwemerera kuba wakorera amafaranga kuri YouTube, ugakora channel, ugatangira gushyiraho ama video akarebwa, ukuzuza ibisabwa, asigaye ukemererwa gutangira guhembwa. Ko birumvikana, uraza muri YouTube ukagira ute, ugacreatinga channel, ugashyiraho ifoto, izo video zo nagiye nzikora. Ahubwo twebwe ibi byo abenshi usanga banafite izo YouTube batabizi, ariko ibyo ntabwo tubitinda, ahubwo twebwe turareba urugendo. Hano birumvikana neza ko iyo umaze gucreatinga YouTube ugashyiraho channel name cyangwa se izina, ugashyiraho profile picture cyangwa se na logo yawe, ifoto ikuranga kuri YouTube, ugashyiraho banner. Nivuga banner ubwo kanze nkujya ku Uburezi Rwanda TV yacu, kuvuga ngo okay, banner ni nk'iyi ngiyi muri kubona aha ngaha, iyi ngiyi.
kandi nshimira n'abantu bamaze kugenda badutera inkunga bakora subscribe. Urabona ko tumaze kuzuza 6,000, ejo bundi twari dufite 5, kandi target yacu muri iyi minsi dukeneye 10,000. Then twabona gukwiha intego y'ibihumbi 100 tukazamura umuryango w'uburezi Rwanda TV. Ni ino bana, izina niri mubona, logo ni iyi ngiyi. Ibyo iyo umaze kubikora hakurikiraho kugira ute gutangira gucreatinga content za original. Gusa hano kuri studio yanjye, kuri PC yanjye cyangwa se muri screen yanjye, murimo murabonamo ama screen abiri. Murabonamo igice cya YouTube Studio, murabonamo n'ikindi gice cya Google AdSense cyangwa se AdSense kuri YouTube, for YouTube. Ibi ni byo bintu by'ingenzi umuntu akenera kugira ngo abe yakorera amafaranga ndetse kuyakira bwo akifashishwa Google AdSense. Gusa byose turabisobanura ntimugire ikibazo. Okay, nuko nkiri rero aho ngaho kubijyanye no gukora content, kora content yawe cyangwa se ushaka icyo twita niche. Umenye ngo content igiye kujya nkora niyi. Ijwi ryanjye niba ari AI ukoresha, umenye ngo izo AI zifiteho access cyangwa se license narazishyuye, cyangwa se ndakoresha iz'ubuntu ariko ntibye amajwi y'abandi, nta copyright bifite. Kuko buriya igihe cyose abantu benshi barakora content ugasanga harimo copyright, yajya ku applying bakamurega ibyo twita reused content, cyangwa se wanageramo bakakorega reused cyangwa se na authentic. Nanjye byigize kumbaho, nafite channel la applying, gusa haciyemo igihe bankura muri monetization. Iyo channel urumva iyo bagukuye muri monetization nyine ntago uhita uhagarika kugira ute kongera kugira in cyangwa se kwinjiza ibyo biceri. Noneho harimo content rero buriya muri zo niches biba byiza yisemo ikintu ukunze kurusha ibindi, ukunze kandi unashoboye gukora. Ni ukuvuga ushobora kureba ukavuga okay, football zizana views nyinshi cyangwa se ibintu bifite siporo cyangwa se comedy, ugashaka kubyinjiramo nyamara ntubishoboye, ntunabikunze. Ibyo content zawe cyangwa se video zawe nizitarebwa uzahita ubihagarika. Ariko ni ukuvuga ngo ngewe nkunda kwigisha tutorial cyangwa se kwigisha guteka cyangwa se gukora ibiki nkuko nge mbikora hano, nizitanarebwa uzagumya ibikorere rwa rukundo ubifitiye. Rero hari n'ukuntu zigenda zirutanwa zino niche mu kwinjiza amafaranga menshi, nubura no mujya no guhitamo mujye mubireba. Gusa ikiza no guhitamo nyine ibyo ukunze unashoboye. Noneho content zijyanye na science na technology cyangwa se ikoranabuhanga na science, izo zigira RPM iri hejuru, iz'uburezi n'amatutorial cyangwa se tech tutorials. Hagakurikiraho izi zindi za entertainment, amakuru, izi ziza nyuma. Niyo mpamvu rero buri unasanga buri abakora videos ziri funny, impamvu wenda bagira amafaranga menshi nuko baba bagize views ziri hejuru cyane. Ariko buriya nk'abantu bakora nka tech tutorial cyangwa se video za education, ziramutse zigize zira views, amafaranga yaza yaba ari akayabo. Noneho nyuma yo gusetinga icyo twita ibyo byose twari tumaze kubona, uba ukeneye no kugira ute no kuverifyinga YouTube channel phone number, ukayiverifyinga ko hano uba ugomba kuyiverifyinga, ugashyiramo nimero ya telefoni bakayiverifyinga. Ibyo ni urucabana birumvikana, kugira ngo barebe bagakohereza code cyangwa se bakaguhamagara. Noneho ikindi gita gikurikiraho, turacyari ku rugendo rwa YouTube.
hari icyo twita YouTube Partner Program Requirement cyangwa se UPP Requirement. Murabona nk'aha haranditse ngo you are a YouTube partner, ariko wenda ninsa nk'ujya kuri channel itari monetized, ibyo ninsa nk'ujya kuri channel itari monetized studio.youtube, yes, aduse nk'aho twinjira kuri channel ibiri aho ngaho itagira ikintu icaho. Tuze hano, sorry munyihanganire, tuze hano handitse ngo earning, turebe hano barakubwira ngo ukeneye kuzuza aba subscribers 1000, amasaha 4000 cyangwa se miliyoni 10 za views kuri video ntoya. Yes, ariko ibyo nge narabipasinze ngira ngo nababwire iryo banga nakoresheje kugira ngo uyu munsi mbe ndi muri YouTube Partner Program, cyangwa se ndifite ino channel iri monetized, ushobora kwinjiza uduceri cyangwa se agafaranga niko mukunze kubyita. Ubu ngubu iyi channel mureba iyi y'Uburezi Rwanda TV nayimonetije mu gihe cy'ibyumweru 2 n'iminsi 7 nako n'iminsi 4 5 gutyo. Nibwo na applyinze, nari nujuje ibisabwa, nayifunguye ari mu kwa 9 ku itariki 5, ko ndumva niba ntibeshye hano biriho, yes 25. Kuri video zingahera, kuri video enye nako video gutyo nka 20 na zingahe, 22 gutyo, ndumva ariho na applyinge monetization. Rero iryo banga nakoresheje naryo ndaza kurigira ute kuri babwira, kuvuga ngo watch ads nako aba subscribers 1000 mu mwaka, nako igihe icyo aricyo cyose birashoboka ko wababona 4,000 mu gihe cy'amezi 12, ubwo ni mu mwaka. Iyo bavuze ngo watch time ni kuvuga ngo ni igihe abantu barebye video zawe bamaraga kuri video barimo barayireba. Niba ari wakanzeho isegonda rimwe akareba, uvuga ngo iryo segonda hari ahantu rigenda rikiteranya. Rero umwaka yushize habaho summation y'ibe byose bakareba niba wujuje watch time. Andi mahitamo ya kabiri iyo ufite abasabu 1000 ni miliyoni 10 za short views, miliyoni 10 za short views mu minsi 90, ubwo ni amezi 3 mu meza. Ubwo ni uvuga ngo hari ubwoko bubiri bwa content kuri YouTube bukorwa. Urugero nk'aha ngiye nifashishije long form content, hano murabona haranditseho ngo ni short video, aha noneho hano handitseho ngo short video, hano handitseho short video. Uvuga ngo izi short video izi ngizi nizo bari kuvuga mu gihe cy'amezi 3 ukaba waragize miliyoni 10. Ariko ngewe kuwutangira namugira inama yo gukora long form content cyangwa se video ndende. Yewe nizo nifashishije nkora na content nari nshoboye ijyanye n'ibi ngibi mu gihe cy'iminsi mike, baranayikunda. Ikindi buriye kora content ukirinda kubeshya, video zawe barazireba bakengeginga bagatira comment bakazikunda cyane nta kibazo. Ubwo ngubwo gusa ikintu ushobora kuba cyoroshye hano ni aba subscribers 1000 na miliyoni 10, nako na watch time 4,000. Kushobora no gukora video imwe ikakuzanira nk'ibihumbi 3 bya watch time, cyangwa se na 4 ikabizana. Gusa na short zaguhiriye zo navuga ko ari nko kuguhira,
biterwa na algorithm ukuntu iri gukora ako kanya n'igihe na time wa uploading, ndetse ibyo byose nyine bigenderwaho iyo uploadinze short, kuko short nureba wenda niba ufite channel ukareba kuri short zawe, simpamya ko urasanga short wakoze neza kurusha izindi ariyo ifite views nyinshi. Binasa n'ahandi no kuri video niko biba bimeze. Gatanu, ugomba kuba warafunguye twita two step verification kuri channel yawe. Kuvuga ngo channel ifunguriye cyangwa se Gmail ifunguriye two step verification, ntabwo iba ishobora kwinjirirwa n'umuntu uwo ari we wese. Bagusaba access igihe umuntu agerageje kwinjira muri channel ya cyangwa muri email yawe, bagusaba access yo kubyemera. Iyi ngiyi nayo ibisabwa mbere yo kwapurayinga. Noneho rero ikindi gikurikiraho, usabwa kuba warakoze content zawe. Iyo umaze kuzuza bya bintu bisabwa, uba ugomba noneho kugira uti kwapurayinga cyangwa se gusaba ko waba YouTube partner. Ahasigaye ugatangira kugira ute kwemererwa ko video zawe zizajya zinyuzwaho ads. Ngira ngo mwigize mukumva mu minsi yashize Bruce Melody abaza ikibazo ati avuga ku bintu bijyanye nuko bafungura kuri monetization mu Rwanda. Ama ads rero impamvu tutayabona nyine nuko mu Rwanda ads ziri closed, yaba ziri open wayatubona iki amafaranga atubutse. Noneho iyo wapurayinze ujuje ibisabwa, ukajya ku gice kino gice n'undi cya in ukakora apply, ugomba kuba ufite iki Google AdSense. Aha nayo muri kureba hehe hano, ubusabwa kuza ugakreatinga iki Google AdSense. Yes, Google AdSense. Ino Google AdSense uyicreatinga mu mazina noneho yawe ya nyayo. Ubundi mbere yuko turinarenga aha, tukwiye kubanza tukamenya ngo Google AdSense ni iki. Ni ukuvuga Google AdSense twabara kari nka bank account ya Google. Google yifashisha ihemba aba partners bayo. Ntabwo ari aba YouTuber gusa, ahubwo hari n'abandi bantu bakoresha mu website ariko bagashaka kujya zimonetiza website zabo, noneho ama ads agaca ku ma website yabo, bakenera Google AdSense. Iyo Google AdSense rero inyuzwaho amafaranga aturutse kuri YouTube igihe channel yamaze kuba monetize, noneho ayo mafaranga akoherezwa hehe kuri telefoni yawe, niba nako kuri bank account yawe ya nyayo. Urugero nka Beka cyangwa se nka Equity n'urugero, ukabihuza. Then iyo umaze kubihuza rero, urugendo rwa Google AdSense naho ntabwo ari ikintu nanone cyoroshye. Si uruhande rumwe kiroroshye kuko yamaze kugira muri monetization, wemeje ko nta step n'imwe igomba kugutangira. Umaze ku applyinga baguha ibisubizo bibiri. Barakubwira ngo wow, congratulations, your YouTube partner program. Cyangwa se bakakubwira ati sorry, bakakubwira impamvu wabaye rejected, bakakubwira ni used ni ibiki, bakaguha iminsi 90 yo kongera ku applyinga igihe bakwangiye. So iyo bamaze kukwemerera muri YouTube partner program, aho utangiye kwinjiza amafaranga, vango video zawe zitangira kuza hiki kano kamenyetso muri kubona kanditseho ngo monetization, akangaka cya $1. wanakanda no kuri analytics, bakajya bakwereka ko hariho iki cyo twita revenue. Igice cya revenue
agakwereka byose nyine aka gace kiyongeraho iyo umaze kuba monetized. Sasa rero ibyo iyo birangiye video zawe ukoze zitangira kuzana amafaranga, ari naho iki gice cyitwa ngo ni watch page ads cyangwa se ads monetization. Nyuma yaho ikintu gikurikiraho, ukwezi iyo gushize tariki 7 amafaranga aba sent kuri Google AdSense ya bank account twavuze. Iyo wujuje ninashaka bibica bingahe biba sent byoherezwa kuki kuri Google AdSense. Noneho iyo amafaranga ashize cyangwa se iyo amafaranga amafaranga yageze ku madolari 10, Google AdSense igusaba kuverifiya wowe, gucekinga cyangwa se gusuzuma niba uri umuntu wa nyawe, bakagusaba baguhereza ahantu urashyira addresses, ugashyiramo iposta. Urugero niba ari niba uherereye, abantu benshi bakunda gushyiramo i Kigali inshuro nyinshi kuko andi maposta menshi ari n'igihe baba batizeye neza ko byabageraho, bashyiramo iposta hari i Kigali kugira ngo YouTube izohereze PIN cyangwa se personal identification number kuri ya address watanze. Iyo mibare 10 irako 6 barayohereza. Noneho imaze kwohereza ku iposta ujya kuyizana ari i Kigali cyangwa se indi posta washyizemo, niba ari Muhanga, niba ari Huye, niba ari Musanze, bitewe n'ahantu hari. Niba ari Rubavu uragenda ukayizana, ibiri mu gapapuro. Icyo usabwa ni ukwerekana irangamuntu yawe, bakaguhereza Google AdSense verification PIN yawe bakayiguha. Uraza ukayishyira hehe? Muri YouTube yawe. Imaze kuyishyiramo ubaye verified, bahita baguha n'ahantu noneho ho gushyiramo iki ntensi gusa akantu gato, banagusaba gushyiramo iki irangamuntu. Noneho nyuma bakagira ute, nyuma yumaze kuba verified baguhereza ahantu ho gushyiramo payment method. Ahangaha nkuko muri kubibona hano payment method, kuko izi steps zose umuntu azicamo. Noneho payment method iyo irangiye, ushyiramo nyine bank account yawe ku buryo amafaranga itariki 20 hagati ya 21 na 24 ngire ngo amafaranga azaza. Ariko aza bimeze bite? Aza ari uko wujuje kuri Google AdSense yawe, wujuje amafaranga asabwa kugira ngo ubikuze amadolari. Ubundi YouTube barakamara amadolari 100, gusa hano mu Rwanda babara amayero 70. Amayero 70 n'ubundi angana n'amadolari 83 n'ibice bingahe. Amadolari 83 angana n'ibihumbi, adukwe turebe, dolari rimwe rivunjwe 462 n'ibice 20 gutyo. Ubwo nidufata 1462 n'ibice 20 ukuba 83 n'ibice 3, 120. Atarageraho amafaranga ntabwo ashobora kuza. Yagezeho amafaranga azana nubwo bisanga wowe uyabikuze. Sasa bimaze kwakira amafaranga, ndatekereza ibintu nyine urwo rugendo rwa YouTube. Ubwo buryo mbanyuriye, ubu ni ukuvuga ngo mbanyuriyemo urugendo rwose kubutangiye YouTube kugeza wapurayinze kuba monetization cyangwa gutangira kwinjiza amafaranga n'ibya Google AdSense, kwakira PIN cyangwa se ira verification PIN iva muri Amerika, kugenda ukagera ubwo wakiriye amafaranga akagera kuri konti yawe ya bank cyangwa se niba ari mobile money akakugeraho. Gusa nyine impamvu ze mobile money nuko abanza guca kuri ya bank account yawe niba ari nka Equity, then akabona kuba yaza hehe kuri mobile money yawe. Nubwo buryo n'urwo rugendo rwose
amafaranga ya YouTube acamo. Umuntu ushirika ubute ushoboye gukora, aha niho hari amafaranga abona, ntawe agishije inama, ntawe ayinginze ngo amuhembe. Ntabwo ari hahandi bakubwira ngo shora amafaranga aya n'aya ngo ndagukubira kabiri mu gihe cy'iminsi 3. Ibyo bintu ntibishoboka. Birashoboka kuri wowe babikoreye, ariko hari abandi bagenzi bawe bari bwinjiremo bagasanga babihombeyemo, n'ubundi uriye ya mafaranga ya bagenzi bawe. Rero video nk'iyi niba yagushimishije muntu wanjye, kandi like, subscribe, ufungure inzogera tujye tubana igihe cyose ku Burezi Rwanda TV, nkubwira ngo uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde.